kuri iyi video ni muri tegereza neza urabona umuturage uri guhangana n'inzego z'umutekano ndetse urabona ko rwose arimo guhangana n'abadaso iruhande rw'abadaso hari umusirikare ndetse n'abaturage baje guhurura baje kureba ibyabaye. Icyatumye uyu muturage afatana mu mashingu n'abadaso nuko yako uyu muturage bamusenyeye inzu maze bikamwanga mu nda bikarangira rwose ahisemo guhangana n'inzego z'umutekano ndetse urabona ko inzego z'umutekano zamufashe kugira ngo atagira ikintu na kimwe yangiza cyangwa se ngo atagira hohotera nyuma y'uko rwose amusenyeye inzu. Nshuti yanjye niba ari ikintu kibazo umuturage muri kino gihe ni ugusenyerwa inzu. Buriya umuturage usenyeye inzu rwose nta kintu waza umubwira ameze nk'udatekereza neza ndetse rwose rimwe na rimwe ashobora kuba yafata n'imyanzuro mibi. Ibyo byose rero uyu munsi ngo bamaje kubihananura ndetse ngo ibibazo byo gusenyerwa amazu bamaje kubiha umurongo. Bimeze biti ngo guhereho ngo byo gusenyerwa amazu ngo nta byangombwa ufite, abandi ngo batsinze idahuye niyo wemerewe, abandi ngo sinzi harimo za ruswa. Ubu ngo ibintu biri guhinduka kandi benshi muri twege bamaje kubyishimira nubwo benshi bavuze ko ingi bisa nka rundi mutwaro kuko bisa nka umutego benshi bashobora kugwamo kuko zino ngamba zidahura n'amikuru rwose y'abakene. Ndagira ngo inkuru tuyisesengure neza ntawe twibeshye kuko ndabizi neza ko ushobora gukora ikosa muri inkuru rwose ukaba wabihanirwa. Umwati niba mutubuje kwiyubakira mukamugiye kubaka amazu ngo tuyakodeshe ubwo twebwe inyungu zaba ziri hehe? Aho ni ku ruhande rw'umuturage maze umwe matangaje ibingi bahitagira ati ingaruka mizi kurirwa basenyera amazu no kuba mu nzu zasenyutse zabateza impanuka ziruta igiciri gahunda yasaba. Arangije atavuga ati buriya umubyeyi ushaka umwana no wakihanganira ibise. Ibyo dusomye twabikuye kwa Kuzamuremyi Joseph. Dore ngaha impuguke mu by'ubwubatsi witwa Engineer Kazawadi Papias Dedeki yatangaje ko igitekerezo kiganisha ku kuba abaturage bajya bubakirwa n'ibigo bishinzwe cyangwa ngo kiza kuko ari inyungu zabo kandi byafasha kubaka ibijyanye n'ibishushanyo mbonera. Abaturage bakavuga bati ibingi ntago bishoboka kuki mutubaza kubaka amazu yacu mwagiza mukajya kubaka amazu kugira ngo tuze tuyakodeshe inyungu kuri twe ziri hehe? Nyamara ngo ingingo yatangiye kuvuga kuva kuri tariki ya 30 Kamena 2026 ubwo ngo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije Rema uwitwa Juliette Kabera yagiranaga ibiganiro n'abasenateri avuga ko u Rwanda rukwiye gushyiraho uburyo abaturage batajya biyubakira inzu ngo ugasanga buri muturage wese atunze iye ko rwose ibingi bikwiye guhinduka ahubwo kugira ngo abaturage bubake zino nzu zajye zubakwa nibwo cyangwa se ngo abashoramari bafite ubunararibonye ku buryo byakora kugenzura ko amategeko n'amabwiriza y'imyubakire yakurikijwe. Ibingi yari yavuze ko byakorwamo kubahiriza amabwiriza agenga imyubakire ndetse no kurengera ibidukikije no kugabanya ihindagurika ry'ibiza byongera bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Rero tugarutse uyu munsi ku magambo Kazawadi yavuze yagarutse kuri cyo gitekerezo cya Juliette Kabera aho Kazawadi yavuze ko iyo gahunda ikwiye kandi kandi umuti kubazo byinshi byakunze kugaragara mu myubakire. Ati ngiye rwose ndabishyigikiye kandi cyane bigenze gutyo byakoroha kuko ibisanzwe hari mu byo kubahiriza amabwiriza noneho n'ababikoze kubabona ndetse no kubafatira ingamba rwose ugasanga bigoranye. Mbega ngaya yasobanuraga ko abantu bagenda baka mu buryo butemewe bubaka amazu za gobyori cyangwa se abantu bagenda bagira uburiganya mu myubakire ibingi bitazongera kugaragara bitewe n'uko ibintu baba barahaye umurongo ndetse basobanura yuko bagira uburiganya mu bijyanye n'imyubakire bajya babona mu buryo bworoshye. Kazawadi rero asanga inyungu nyinshi z'iyi gahunda ngo zaba zifitwe n'abagenerwa bikorwa n'abaturage kuko ngo bajya bahabwa inzu zikomeye kandi zujuje ubuziranenge. Yagize ati yajya abona inzu yujuje ubuziranenge yubakishije ibikoresho byujuje ubuziranenge yubahirije igishushanyo mbonera ahubwo rwose byatinze kuba. Aho hari ku ruhande rw'abatanga ibitekerezo ndetse n'abayobozi ariko ku ruhande rw'abaturage bo ntago ariko biri. Ku ruhande rw'abaturage rwara bashimiye gahunda ariko bakemeza ko ikiguzi cy'inzu gishobora guhita gitumbagira ku buryo ngo abafite amikoro make badashobora kuyigondera kandi kuko n'ubundi birumvikana urumva ko nimba rwose umuturage adashoboye kubaka maze ubundi leta yigahita imwubakira inzu agomba kubamo kandi bakabavuga yuko inzu umuturage azubakirwa izaba yujuje ibyangombwa byose hari abaturage bashobora kutazagira amikoro ko bakodesha iyo nzu. Urugero nk'itwa Umuremyi Samuel yagize ati ku ruhande rwo kuba iyo gahunda ni nziza byaba ari iterambere pe ariko ku rundi ruhande urumva yuko ibyo bigo bizajya rwose bikenera amafaranga menshi cyane kandi ubushobozi rwose ari buke. Undi utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko ngo iyi gahunda ni nziza ku bafite ubushobozi gusa. Yagize ati ubwo ibyo bigo bishobora kumbwira ngo inzu zatwara miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kandi rwose nta nizo rwose ndabona. Ubushakashatsi bwa Minisiteri y'ibikorwa remezo muri 2023 buragaragaza ko ingo zo mu mujyi zo mu Rwanda zingana n'8% ngo arizo zifite ubushobozi bwo kwishyura ngo inguzanyo y'inzu ifite agaciro ka miliyoni 20 amafaranga y'u Rwanda ku nyungu ya 11% mu gihe ngo cy'imyaka 20 gusibaze nawe. Bisobanuye ko ngo uramutse wubatse inzu ya miliyoni 10 amafaranga y'u Rwanda ingo zo mu mujyi w'u Rwanda zabasha kwishyura inguzanyo ya 26%. Bisobanuye ko 72% by'ingo zo mu Rwanda zituye mu mijyi ngo zidashobora kwigondera inguzanyo y'inzu ifite agaciro ka miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe inguzanyo yazishyurwa mu gihe cy'imyaka 20 baze nawe. Ni mu gihe kandi imibare y'ibere 25 igaragaza yuko umunyarwanda ku mwaka yinjiza amadolari agera ku 1040. Kazawadi asobanuye ko ngo mu batera intambwe yo kwiyubakira arimo ngo n'abakoresha abubatsi batizewe bikanabatwara ngo ikiguzi kinini ugereranyije ngo n'icyo bari kwishyura ibigo bifitiye ubushobozi. Yarakomeje asobanura uburyo system yo kugira ngo abaturage bakodesha amazu ariyo nziza. Ati hari igihe umuntu afata inguzanyo kubaka inzu hanyuma ngo yanzikagwa yanguzanyo atarangiza kuyishyura akajya mu byo gusana bikamutwara amafaranga arutari gutanga rwose mu kigo. Yavuze ko ngo ingaruka mbi zabyo ziruta igiciro iyi gahunda yasaba anasagira ati ushaka umwana wakihanganira ibise. Aha ngaye ngo kuri uko byifashe urumva yuko ku ruhande rumwe barimo kwimeza bavuga yuko iyi gahunda yo kugira ngo abaturage bajye bakodesha amazu ariyo nziza kuruta uko abaturage bajye bubaka inzu zidafite ibyangombwa
maze ubundi bakabaza bakazisenya cyangwa se nibiza bikaza bikazirimbagura. Ariko abaturage benshi bakavuga yuko aya mazu bagiye kubakirwa na leta azaba ari amazu ahenze kuko hari abantu benshi badafite amikoro kugira ngo bishyure ubu bukode. Ahubwo ikibazo wahita wibaza ni iki ngiki: ese umuturage uzanga kuba muri iyo nzu leta izaba yamwubakiye bizagenda bite? Hari uburyo bazamushyiraho kuba mu nzu ye cyangwa se hari ukundi bizagenda? Ibyo byari ibitekerezo ndetse no ku mpande zitandukanye. Mbabwira ni nkora subscribe n'imbarga bigeze kuri isheni. Nyina cyari mwinyabari Ubedi kama kawaida, nangi ni soko y'amakuru wari uteza amatwi. Obi Time News.